ariko nawe rega n'uwacu none se masa wanyu nago ndaba kuko iyo za kuba ndi umwana wanyu mu muryango mwafashe ntago mwana ncunguje gutya inosa mukazana wanje hangana unyereka aho twicare tuganire dushaka umuti w'iki nanjye afite ikibazo mugenda mugikemurane rero wowe n'umuhungu wawe aho musanga si imazi kandi kukubwira ngo tuganire ku kibazo ikihe kibazo tuganiraho ikibazo cyuri yari kwirwa agendana mu nguti yase agaciro nakamuhenda namwubaha pe angana nka mama aho byakire nukuza ngasha ngo tuganire ngo tugere ntabwo tuganira byinshi wereze umubyeyi amazi imisi nahanga yavuye piriya ikwasa niwe ndishinja nyashya nigutuzana umuntu ukamuzana iwanjye uyu nta n'umubyeyi mwiza ubaho nkuyu ngende rugere mwiruka inyuma hone dushogoshere tugende mwana we ihangane mumvishe ibyo dushaka kuganira ihangane uyu nguyu mwana we ihangane uwo ni umubyeyi sibyo ntabwo nabihaka nzanywe no kuguhumuriza nzanywe no si bino sandi umuntu wo kuba ntazi inkuru yawe cyangwa ntazi ibyo ruguca kuba yizi no kumenya uko mu mutima wanjye ukomeza naho bihuriye yego ndabyemera kuko umugabo atera inda umubyeyi nawe akajya kugise iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, reka nongere ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanya rwakazamura ibyishimo by'Abanyarwanda gusika amatora saa 7 mugoroba samatera gake cyagasa muri cyari kuri Manzi Innocent TV irebere byinshi byiza twakwa gutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba mu gihe gitondo gusaba kwa subscribe n'imutare wayikora sina wayikoza na kunyanga usaba cyane kugishyaringa ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye zisi maze iminsi nkwingenga ngo saba cyane kunyandikira muri comment kunyandira bicyakunze n'ikitakunze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanyirika ntagire merezi kaze abakunzi bacu badukurikiranye bari muri Amerika Asia Uburayi ndetse na Australia harimo ubwo by'ubuturanyi Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse naho uri imbere mu gihugu amajyepfo amajyaruguru iburengerazuba iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali reka nkubwira ko urukundo ugenda tugaragariza umunsi ku munsi ndetse n'ubushake mu kutugira inama ugenda tugaragariza tutazahwema kubisigasira ndetse no kubifata neza kugira ngo tujye tubasha kubana neza umunsi ku munsi nk'abantu mwe uyu munsi ntago ndi nyenyine ndi kumwe na mama twagiye urabibona ameze nk'umuntu unaniwe bimeze bite mama meze neza biracamo neza mw'abantu mwe rero uyu mumama yansabye ko noneho namujyana ku mukazana wabo kwa Innocent nkamujyanayo bakaganira ariko sinzi icyo amwifuzaho nyuma y'ibikubayeho ku muhungu wareze urifuza iki noneho ku mukazana wawe kambivuge muri ubwo buryo ndifuza kumureba yego tukaganira ku kibazo cyatubayeho twese muri rusange yego nicyo cyuriya umugabo we yego ariwe mwisengeneza wanjye tukabiganiraho tukamenya umwanzuro twafata njyewe ejo bundi turi ubwo twajyaga kureba uriya mugabo ibintu byabaye warabibonye sinzi uburyo wabyakiriye sinzi n'uburyo wabifashe ntekereza ko na nyuma yaho twagiye kumushaka tureba ko yavamo hahandi bikarangira atavuyemo sinzi nimba ari cyo wahereye wenda ufata umwanzuro wo kuvuga ati reka njye kuganiriza umugore we numve nicyo nahereyeho icyo wahereye uvuga ati reka njye kuganiriza umugore we numve we imvamutima ze tujye inama yego tumenye umwanzuro twafata reka kiriya ni ikibazo kandi gikomeye cyane uriya mukazana wacu buriya nawe ntiyorohewe ndabizi ndabibona umunsi ku munsi arigana wowe sinzi wenda igihe mwaherukanaga ariko ntabwo ubuzima bumworoheye ntabwo ibintu byoroshye ntabwo bumworoheye niyo mpamvu nagira ngo musure menye naho aba yego menye uko abayeho
wenda tunafatanye dushaka ukuntu twagarura uwo mugabo ture ko twabona umuti w'ikibazo rero ndabona tugiye kuhagera ntago ari kure dore hano haruguru gutya ahangaha ntabwo nari bubure kukuzana wowe mbona ntari biryawe kandi kuba wahuza umubyeyi n'umukazana we ntago ari ibintu bigoranye. Erega ne ikibazo wa muhungu we ni ikibazo ikibazo ndetse kinakomeye cyane. Ni ikibazo, ni ibintu bitoroshye kandi n'ubuzima uwo mukazana wacu se we dore abamwahangaha dore naka karyango umuntu yinjiramo sinzi rero nimba hari bandi bakomanga bakanye basinzi. Mwana bimeze bite? Bimeze neza sinzi rero sinzi impamvu batari kugira dana amahirwe ahise aturuka bara haruguru. Nakomeje gukomanga ahangaha mbona wapi sinari guca ntabwo nari guca mu gikari numvaga wapi. Tumeze neza wese meze neza mbona se utameze neza bimeze bite? Iki arakwibwira none se ntabwo umuzi ngo uramuzi kadusohozanye araho neza hari muraho murabona iminsi yisunika hakunda abisi nyine n'abisi bazahora ari abisi. ngiye ibyo wambwiye ndabyumva. Ntago wabyumvisha kuko iyo uza ko warabyumvishije ntago wambonye no mubyeyi ahangaha ntago mbona narabonye. None se uyu mubyeyi ni kizira kuri wowe Innocent? Si ikizira si ikizira ariko nkuko nakubwiye nyashya mu byubahiro byawe sinshaka stress mu zindi stress. Se mwana waje hari ikibazo dufitanye ikintu cyerekeranye n'umuryango basadunda sinaguhamagaye nkakubwira ibibazo byose uko bimeze atarajya no mwikanzu sibambwiye ngo natwe turabara bakuru tubyikemurire. None ubonye musaza wawe ibyarimo nimba namusaza nimba n'umwisengeneza wawe uraje uje kureba ngahomba. None se ariko ujye umenya ko abantu turi iyo ngiyo kugenda bitatworohera nukuri hangane twicare tugane genda ushaka umuhungu wawe sinshaka stress muri stress musohotinga ibibazo byanyu kuko kwiyemera ni kubi. Mushiki we yaramamagaye wasadunda anyanga veza Amerika ngama amafaranga aramamagara yambwiye nabi. None se ni wowe wenyine nanjye ubwo rero ibibazo biri mu miryango yanyu nimba ari za karande nimba ari ryaki mama mbabarira sinshaka kukumva. Ihangane umubyeyi ungana nka mama ihangane unyereka ahantu ba twicare tuganire tuganire turebe ukuntu twabigenza. Ntacyo kuganira nta nubwo ari na ngombwa ariko ni ushuye wakuzanye n'uyu wanzanye ariko nawe rega n'uwacu. None se musa wanyu nago ndundaba kuko iyo za kuba ndi umwana wanyu mu muryango mwafashe ntago mwaranshunguje gutya. Innocent mukazana wanje ihangane unyereka ahubwo twicare tuganire dushaka umuti w'ikibazo. Ikihe kibazo? Ikibazo nimwe mu gifite ntago ikibazo njye ugifite. None si we nagutaye umuhungu wawe yigeze agenda avuga ko namuciye inyuma yigeze agenda avuga ko ndi mubi nakwera nabivuze da ko yari umugabo wanjye ndi indaya ye nirirwa nsambana. Uyu se si yanyituye kujya agashaka inshoreke ye bakirwa bagarukana mu nkagenda kansuzugura umwana wanjye ihangane nanjye afite ikibazo mugenda mugikemurane rero wowe n'umuhungu wawe aho umusanga si imazi mu mamahoro nari maze kwiyakira sinshaka ibintu stress ko rero nawe abanza utoroshye ndabizi ko noroshye abanza utoroshye ubundi kukubwira ngo tuganire ku kibazo. Ikihe kibazo tuganiraho? Ikibazo cyuri yari kwirwa agenda mu nguti yase agaruka no mu muryango aragaruka mu wana agari bugaruke mu wanjye. None se se we muryango we yaza kumenya ko ari nge muryango we ntago barankoreye biriya ko
komezanya na ugenda umwirukaho dore nawe yabaye kara basi nganyereka ahantu byonyine mbona icyo ngenda mbwira umuryango uri hari uzinshire uzaza ariko utazanye ibintu bya sadunda uri nyirasenge simbi hakanye ni wowe mubyeyi afite mugende musohote ibibazo byanyu mumbabarire kandi Innocent nakoze ikosa nkoze ikosa uyu mubyeyi yaransabye ko ngomba kumuzana yubaza ukabimbwira se wowe telefone yawe siriho hanyuma iyo bikora urugendo ukaza ukandeba mu rugo kuhazi ukambwira ati hari umuntu nimba kuri phone zitaraza n'abantu bakominikanaga njye numvaga nta kibazo kibirimo irumva nta kibazo kibirimo numvaga uyu nguyu nta kibazo mufitanye njye ndabona amazi atararenga inkombe twamugarura genda umugarure kari umwana wawe se dufatanye nawe none se nuri umugore we mama namwirutseho indwara zose yarwaye bamuroga ajya kurara mu mashyamba amwirukaho inyituranye urabyivugiye nabonye niyo kunsohora mu nzu nk'imbwaka zitagira ikimaze urabyivugiye ko bamuroze n'ubyivugiye ko bamuroze ubu ho sinzi n'ibyari byo none se wafashije wakabyara tangiraho nageje ubwo wivugiye ko bamuroze nawe si we igihe cyose wakemeye tukagenda tukagera mu rugo tukicara nubwo twakicara ku mabuye cyarangiye se sinyumvishije ko yaraje kugira ngo tugane agaciro nakamuhenda namwubaha pe angana nka mama aho byapfiye nukuza ngasha ngo tuganire ngo tugere ntabwo tuganira byinshi basi nyereka aho nafasha basi ntabwo turi buganire ibintu byinshi ngaho muri mude kuganira mwafasha mukava hano ahubwo mukazagaruka ikindi gihe kandi mwaneguje Innocent mbona wari ukwiye guhereza umubyeyi amaze iminsi n'ahangaha yavuye pfiriya ikosa niwe ndishinja nyashya ni gutuzana umuntu ukamuzana iwanjye naranze atoroshye n'umuhungu wawe niko yambwiye n'umuhungu wawe niko yambwiye ko ndi n'agahinda ntabwo nta n'umubyeyi mwiza ubaho nk'uyu ngende nongere mwiruka inyuma ngo nidushogoshera tugende mwana we nongere ngende mwiruka inyuma namwirutse inyuma njya mu madeni hejuru ye cyabindi nakubwiraga anyituye kunyikoreza imyenda mu muhanda ihangane nanjye ntapfa narugura agasambu naragurishije kugira ngo yige reka nkubwire umwana niyo yaba ikigo ryute nyina bari nyina umunganira nyina komeza ugende umugendeho Innocent nyumva Innocent basi nyumva Innocent ndakumva ngenda byumva reka kumusonga ntago ndi kugusonga Innocent mumpi nyuma rero Innocent ntago ndi kugusonga nyumva basi sibyo ihangane mumvishe ibyo dushaka kuganira uyu nguyu mwana wa ihangane uwo ni umubyeyi sibyo nzanywe no kuguhumuriza ngo tujye inama mwajya mutajya yuriya mugabo mugende ihangane basi kuko inyiturano narayibonye ihangane ineza namugiriye sinzabura handi wasanga n'ubuzima ndimo ni neza namugira abandi arimo kungira ineza birumvikana nagababara n'agahinda basi twumve akanya gatoya nabumvishije mu mahoro mureke kunyongera imisonga ku musonga nabimaze kwiyakira uyu mubyeyi ubwe ngiye naramwihamagara ambwira ngo muri abantu bakuru bishoboka ko atarazi ko aho bigana ntabwo nari nzi ko ari uko bizagenda nta nubwo nari nzi ko bizageraho amakanzu ko bigeraho gutandukana bigeraho agahinda kageza ihangane nuko ibyo uri gucamo ndabyumva ihangane mwana wa nuko ihangane ntabwo uri kubyumva nawe ndanabizi no sibuno sandi umuntu wo kuba ntazi inkuru yawe cyangwa ntazi ibyo uri gucamo yizi no kumenya uko mu mutima wanjye ukomeza naho bihuriye yego ndabyemera kuko umugabo atera inda umubyeyi nawe akajya ku gisi ntabwo abantu bamenya ububabare uko bungana ibyo ndabyumva kandi bose babitwa ababyeyi byose ibyo ndabyumva birababaje kandi binateye agahinda sibyo ariko nizera ko mwana wanjye yarakokotse muze kuzura kaboze oya nizera ko nta kintu ubwo duherukana suku wari umeze agahinda n'akababaro Innocent ubwo nanjye ntorohewe sibyo njye nkubwira ngo
ibyo uri gucamo none uyu soba munsi, he ni hangane ubuhamya bwawe bw'ejo hazaza. hangane unyereka Ego. ahantu wenda butani nagaruka nzamenya aho nzagusanga Innocent nyumva sibyo uri kubyumva ndamubwira ngo ibi byo uri gucamo none uyu munsi ni ubuhamya bwawe bw'ejo hazaza sibyo tuzi umutima wawe Imana irahari ku bwawe siko bimeze ushobora Hangane, n'ibigerageza. nakoze ibintu bitari bikwiye ariko basi ukeneye kuganira n'uwo mubyeyi mukareba icyo mukora hangane mukora ibyo bikamera byanyu Hmm? mukora ibyo bikamera hangane Innocent hangane mwana wa umva icyakubwira kuko ndakwinginze nyumva naje mbabaye mfite intimba n'agahinda byo kumenya huba ngo tuganire ndabyumva pe urababaye kandi birumvikana nanjye rega ndababaye hangane nukuri Innocent hangane nyereka ahantu ba mwana wa Innocent Innocent hangane tuganire dushakishe uriya mwana mbone nicyo ngenda mvuga ibyo byo kumushaka bigenda umushake cyangwa ubyihorere kumushaka reka tubyihorere Innocent afite igikomere gikomeye mama kandi gikomeye cyane wasanga abana bananyafata amabuye nka kwako yarasaze ku bwa Sadunda yanyuze mu bintu byinshi aka kanya namwumva ariko basi nawe gerageza twumve Innocent iyaba nabumshe ntabwo mbamagaze ahangaha Innocent ntabwo ahora agahanze kandi nta mvura idahita ikintu urakizi gira umutima ukomeye kurusha uwo wari ufite mbere sibyo be strong kandi cyane sibyo ibi byose biri kuba bizarangira siko bimeze nta kitagira iherezo nanjye afite ibintu byose biri mu icyizere biganza byacu nubwo bimeze kuriya bizashira sibyo umva uyu mubyeyi twese dutahiriza umugozi umwe turebe icyo twakora ibitunaniye tumanika uwo amaboko mugozi ngiye sindimo mu busenyi mwenyine ibyo mupanga mu bipanga mwebwe ngiye sindimo se wavuye ku izina mama mbabarira Va ku izina. ngo mbabarira ubugabo butisubira bubyara ububwa nayi nisubiyeho narabibonye mwiturano narayibonye rero ni amaraso yawe mukomezanye nanjye yageze aho ahari sinzi ukuntu uri bubivuge sinzi ukuntu uri bubikore nimba Innocent ari butwemerere tukajya kuganira mu rugo sinzi byose ubu turi gukora iki ntabwo turi kuganira ariko turi kuganira ku gahinga okay mukuru wa kamera rero tugende mu rugo sibyo mushaka si ukujya mu rugo nkazabona umugabo witwa Sadundi wanjye oya nzirengagiza kuri nyirasenge nzirengagiza ko nganira nka mama Sadunda kugize gute ntacyo yangize ndishimye mwana wa ndi kumwe n'umwana wanjye ubwo wivugiye neza ko bamuroze abarozi reka dushaka ukuntu tugereyo turebe tumugarura kamera makora iyo kamera nk'abantu mwe mudusengere basi ibyo tugiye kuganira bigende neza Imana ibampere umugisha ndabakunda